anzaga kamwe kavuga ngo wambonye oya Melody ntabwo avuga ibyo bintu ndakubujije gato atabivuga umuntu biriya bintu umufashe nanjye ntabwo yancika okay agagana baragakata kawambonye niyo bosco gahero kara kamagifite iyo baba yihaye ase mwagiye mureka kurya mwenyine mugahana abandi bana yegora nta kintu bitwaye oke twagiye sangira nose nzi mind muri ku kara kantu wari ujuririmba kara kamagifite biriya se ko ari freestyle ko mbana nyine kara ga freestyle ugira ugafite ko nundi mangira kuba kiri freestyle man freestyle ni freestyle ni style iri free ongera rero ushaka kandi nkako ase ubu ndaririmba gute kweri noneho mana yagiyewe wamaye amagambo mukuru wanjye ko ari wowe muntu nasanzwe umaze imyaka 10 mu muziki ririmba indirimbo ivuga ngo amagambo ashize ivuga amagambo ashira ivuga pirenguru burushisho yavuze ko abagabo ntibashobotse na gato ngamarira gatemba ku mutima gwanjye kuko turi babiri ndatuba babiri konge nawe tuzatandukanwa n'urupfu turi babiri unabyutse nababaye ajya ngo kumbe aka story ka kumbe karatekereje cyane ni bamwita Ruhumuriza King James ubundi James ni God ararenze umuntu nganandi mu yiwe nimwe ntazi ako nawe ntandi mu yawe nimwe nazi kwiza no kwitwa Brenda utazari nkondera sha genda gake yasohotse n'umurape ati witwa Brenda ngo ari de Brenda ebyiri ubundi hari ya publicité hari n'indi isanzwe y'umuntu witwa M1 uri arapa M1 mefa ngo dore impamvu Kigali yakunaniye nibihu ariko narazikoze mwana narazisohoye nisubiriye mu caro yananiye indirimbo rataraka ngubwira indirimbo nturabwo dufadira iririmba ivuga ngo muvandimwe wanjye twasangiye ubuto yitwa urwandiko nyituye kabano na Godfather rwose mugenda mwicare mwitekerezo hari abantu bari kubandikira musubiri ibuntu niho twituriye mwituriye ibuntu se thank you so much ko rero suko urukundo rwose bankundaga bahita barwimurira kwa Melody Godfather ngiyo ndirimbo ikugere ku mutima ku mushaha ikubeho kanumva amagambo yayo